ibirari by'ubutegetsi, Afrika muri demokarasi, urugamba rukomeza, uburiganya mu matora, guta mu buroko no kwikiza abo mutavuga rumwe ngo urambe ku butegetsi, gusahura umutungo wa rubanda, gukoreshwa ku nyungu z'amahanga, ubutegetsi mu maboko y'udutsiko n'imiryango, ubugambanyi no guhirika ubutegetsi n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afrika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agenzwa na politike yampatse ibihugu, guteza imbere ubumwe bw'abene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri radio Isango Star. Mu mateka y'u Rwanda, igice cy'uburyo abazungu ba mbere binjiye mu gihugu bava mu Burayi n'ubukoroni bwakozwe n'Abadage akenshi bihindirwa mu nteruro nke cyane ngo habanje Abadage basimburwa n'Ababiligi, hakibandwa hanini ku gice cy'ubukoroni bw'Ababiligi. Ariko uburyo Abadage nabo binjiye mu Rwanda byafashe imyaka myinshi kandi bica no mu nzira ndende zitagarukwaho cyane ko n'ibisigisigi by'ubukoroni bw'Abadage mu Rwanda bitakiri binini mu bihe turimo. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi turakurikira igice cya mbere ku butegetsi bw'Abadage mu Rwanda no kwaduka kw'Abanyaburayi mu gihugu ndetse n'imibanire yabo n'ingoma y'ubwami bw'Abanyarwanda, imibanire kenshi yashingiye ku kwishishanya no gucengana. Ikaze mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi, nge ndi Alphonse Muhire Munana. Iyi ni Isango Star 91 n'ibice bitanu kuri FM no kuri internet kuri #3 Isango Star _rawa. Abahungu bajya mu mihigo arahaguruka nyiri inkwaya ati ndirwe narwarisagi ndisati sumurukeza narisheshengero rya Nyarwaya ndakuramya ry'intimba ry'abawuti bise Nyiraburi maduranza murefa ruyigana arahaguruka mu Nyaruhara ati ningobora mwana Ruhangara narishegura urumvikisha ndakuramya ry'intimba ry'abawuti bise Nyiraburi maduranza murefa ruyigana arahaguruka bamanuka ati ringeza murego rugina inyirurugero vuga nk'indamuta ngeze mu nkomanezanya. Mu gice cya nyuma cya kimwe cya kane cy'ikinyejana cya 19 imibanire hagati ya Afrika n'Uburayi yinjiye mu ishusho nshya. Mu 1873 ubutaka bwa Afrika bwabarizwaga mu maboko y'abakoloni bwari 10%, ariko byageze mu mpera z'ikinyejana cya 19 90% byose by'ubutaka bwa Afrika bwarigaruriwe n'abakoloni b'Abanyaburayi. Hari mu bihe bikomeye byo guteza imbere inganda, ariko amabuye y'agaciro n'ibyibanze mu kazi k'inganda byarushagaho kugenda biba ingume. Ibihugu by'ibihangange mu Burayi bw'icyo gihe byanyuzagamo bikanarwanira uduce tumwe ku mugabane. Hari uduce twinshi twamaranirwaga, ariko ku ikubitiro hakaba Kongo iri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ku bakoloni rwari nk'urufunguzo kuri Afrika yose yo hagati. Iyi ni nayo mpamvu nyamukuru y'itumizwa ry'inama ya Berlin yamamaye cyane mu ishingwa ry'imipaka muri Afrika. Inama ya Berlin mu mateka initwa inama mpuzamahanga kuri Kongo. Kuva ku ya 15 z'ukwa 11 mu 1884 kugeza ku ya 26 ukwezi kwa 2 1885, chancelier w'Ubudage Otto von Bismarck yahamagaje abari bakuriye ibihugu 15 by'ibihangange i Burayi kongeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo nyamukuru kwari ukumvikana uburyo inyungu z'ubucuruzi bwabo muri Afrika yo hagati bwumvikanwaho. Mu byumvikanwaho icyo gihe harimo ko ibihugu byose by'abakoloni bihabwa uburenganzira busesuye ku gace k'ikibaya cya Kongo, no kuvuga Afrika yose yo hagati n'iy'uburasirazuba n'ubutaka buherereye mu gice cy'umurongo muganda wa 5 Zambeze, inyanja ya Atlantika n'iy'Abahindi. Ikindi cyemezo cyafashwe bugira kabiri mu nama ya Berlin nuko aka gace kagombaga kuba ntawe kabarizwaho mu gihe cyose haramuka habayeho intambara hagati y'inyungu z'abakoloni. Ingingo ya 3 yari uko buri gihugu cy'abakoloni cyagombaga guhabwa uburenganzira busesuye bwo kunyuza amato y'ibicuruzwa mu mazi y'inzuzi za Kongo na Niger kimwe n'amashami yazo. Ku nkombe z'inyanja hagombaga guhagarika ibikorwa by'ubucakara n'ubucuruzi bw'abirabura. Ibi bigakora mu nyungu z'ubukoloni bukozwe mu mahoro no guteza imbere imibereho y'abaturage bakolonijwe, bagahabwa n'uburenganzira busesuye bwo gukomeza ukwemera kwabo no gusenga uko babishaka. Hagati hariko Ububirigi butari igihangange na busa. Mu bitaravugiwe ku mugaragaro muri iyi nama, nubwo umwami wabwo Leopold wa II yeguriwe Kongo ku giti cye iba umutungo we bwite, ntabwo yari koloni y'Ububirigi, nawe ariko asezerana ko ubutaka bwa Kongo bugomba gukorerwaho ubucuruzi busesuye ku bihugu byose by'ibihangange. Ngo Ububirigi icyo gihe bwafatwaga nk'igihugu kitagira ingaruka izo arizo zose ku nyungu z'ibindi bihugu byari bihangange icyo gihe mu Burayi. Byumvikanaga neza ko Leopold wa II w'Ababirigi niyagerageza kubangamira ibyumvikanyweho ku ikoreshwa ry'ubutaka bwa Kongo yari kuyamburwa ku kanya, barayimurekera. Ku bireba u Rwanda, inama mpuzamahanga ya Berlin ku mugaragaro niyo yabaye intangiriro y'ubukoloni bwarwo.
mu nyungu zavugiwe muri iyi nama zo gushinga agace gakorerwaho ubucuruzi ntakumirwa ubundi ntaho byari bihuriye n'u Rwanda ariko narwo rwaje kugwa muri aka gace rutyo ruba rugiye mu bice bya Afurika abanyaburayi bari bafitemo inyungu icyo gihe. Kuri iyi ngingo u Rwanda rwakozweho ako kanya naho ruherereye kuba rwari ruturanye n'imipaka ya leta yigenga ya Kongo yari imaze gushingwa. Kugeza mu 1885 ubwo inama ya Berlin yateranaga nta munyaburayi n'umwe wari warakandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Imiterere yarwo ntiyari izwi neza mu Burayi, ariko ntibyaje kurangirira aha, ahubwo habuze gato igice kinini cy'uburengerazuba bw'u Rwanda nacyo ngubu kiba kibarizwa muri Kongo, kuko umupaka wa leta yigenga ya Kongo yari imaze gushingwa n'inama mpuzamahanga yarengaga kuri Kivu kugera za Ruhengeri unyuze ku Gisenyi, ibice bya Cyangugu na Kibuye. Ku ikarita igaragara mu gitabo Rwanda Burundi 1884 1919 cy'umunyamateka William Roger Lewis, hafi kimwe cya kabiri cy'ubutaka bwose bw'u Rwanda iyi nama yari yagishyize kuri leta ya Kongo, kandi umwami Leopold wa kabiri w'Ababiligi wari umaze guhabwa Kongo ntabwo yaje iki gice yahise atangira kugisaba ako kanya. Chancelier Bismarck w'Ubudage yari yarangije kugambana na Leopold wa kabiri w'Ababiligi kuri leta yigenga ya Kongo. Kuvuga ko ari leta yigenga ntibyavugaga kwigenga kw'abanyekongo, bwari ubutaka n'agace kagenzurwa n'umwami w'Ababiligi ariko gafunguye ku bucuruzi n'ibindi bihugu by'abanyaburayi. Aba bombi bari bararangije kubyumvikanaho na mbere y'inama mpuzamahanga ya Berlin, ariko nyuma ntabwo Bismarck yanyuzwe n'icyifuzo cya Leopold wa kabiri cyo gukwedura imipaka ya Kongo ngo igere hafi muri kimwe cya kabiri cy'u Rwanda. Habanje kubaho kutumvikana kwinshi, ariko muri uku guhinduranya imirongo yafatwaga nk'imipaka hagati y'u Rwanda, leta ya Kongo na Sultana ya Zanzibar, byarangiye u Rwanda rubarizwa mu gice cyagwaga kuho Abadage bari barafashe. Mbere yo kwishora mu bice ngo bajye kubikoloniza, abanyaburayi babanzaga kubyigaho neza, bakabanza ndetse no kohereza intasi imbere ya byose. Uko niko itsinda rya von Gotzen ryafashije ubwami bw'Abadage kugira icyo bumenya ku Rwanda mbere yo kuherekeza. Gotzen mu 1894 areba ibijyanye n'ingaruka zakurikiye icibwa ry'imbibi za leta ya Kongo, niwe wagaragaje ko byaba byiza umupaka unyujijwe mu Kivu. Ashingira ku butumburuke n'imisozi hagati y'ubwami bw'u Rwanda na Kongo, agaragaza ko ari ikosa rikomeye kuba imbibi za Kongo zanyuzwa hagati mu bwami bw'u Rwanda. Kuri wo umupaka wagombaga kunyuzwa ahubwo ku murongo wa Rusizi n'Ikivu. Ibi guverinoma y'Ubudage yahise ibiha agaciro. Iyo ibisobanuro bya von Gotzen bitakirwa, ubu haba hari igice kinini cy'u Rwanda kiba kibarizwa muri Kongo. U Rwanda n'ubundi mu bijyanye n'ubuso ni igihugu gito cyane, ntawabura kwibaza ubwo uko ruba rungana ubu, cyangwa niba hari kuboneka impamvu zatuma narwo nanone imipaka yarwo isunikirwa mu bice by'ibindi bihugu bituranye, cyane ko hari n'ibifite intara nazo zigeze kubarizwa ku bwami bw'Abanyarwanda. Bombena mwenyo zangavu nayo msegande somega ngatahana ikinga Amatsinda ya mbere yagiye yoherezwa n'Abadage yabanje kugenda bererekera u Rwanda. Nko mu 1890 Emin Pacha wari washinzwe kuyobora itsinda ryagombaga gushinga ubutegetsi bw'Abadage mu bice biri hagati y'ikiyaga cya Victoria n'icya Tanganyika, afatanije na Francis Turman. Yageze Karagwe mu 1981, ariko aho kwerekeza mu Rwanda nk'uko byari biteganijwe, Emin Pacha yahisemo kwerekeza mu bice by'amajyaruguru aho yagombaga kwishakira amahembe y'inzovu. Mugenzi we Francis Turman n'itsinda yari asigaranye nabo ntabwo berekeje icyo gihe mu Rwanda. Aba bari bageze cyo kora hafi y'u Rwanda. Mu myaka ibiri yakurikiyeho bemeje ubutegetsi bw'Ubudage ko bari babashije gukusanya amakuru ya ngombwa ku bijyanye n'imiterere karemano y'u Rwanda n'abarutuye ndetse n'ibijyanye n'imitegekere yarwo byose. Basabye ko hakoherezwa amatsinda y'ingabo mu majyaruguru y'u Rwanda n'ikiyaga cya Tanganyika. Mu 1893 Hans von Ramsay yasabye guverinoma y'Ubudage kwihutira kohereza abasirikare byihuse Ujiji mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Aba basirikare ngo bakaza baje kurengera inyungu z'Ubudage no guhagarika politike yo kujenjekera Abongereza na leta ya Kongo. Ngo babonaga Ababiligi nabo bagenda bototera inyungu zabo buhoro buhoro. Icyifuzo cye cyarumviswe, ariko gishyirwa mu bikorwa mu 1896. Mu kwa gatanu abashinze ikigo cya gisirikare Ujiji, ubu ni mu burengerazuba bwa Tanzania. Bakimara kumuha ibyo yasabaga, Guverineri Hans von Ramsay nawe yategetswe kwihutira kugeza ubutegetsi bwabo mu Rwanda, agatangira guhura n'ubwami bw'u Rwanda byihuse.
Ntibyatinze mu kwezi kwa mbere mu 1897 Ramsey ubwe sous lieutenant Fonck, muganga lieutenant Hosman na sergent Ullman bafata umuhanda nakubwo ni ishyamba bava Ujiji berekeza mu Rwanda. Aho banyuze hose mu Rwanda rw'icyo gihe ngo batangajwe no kwigengesera gukomeye babonaga ku maso y'abanyarwanda. Sous lieutenant Fonck mu mirongo y'agatabo yandikagamo ibyo yabonye byose icyo gihe ati ndagukundaga abagabo bose wabonaga bacecetse cyane bakanigira ku ruhande, abagore babo nibo babyinaga bakanaririmba cyane barambuye amaboko mu kirere. Naratekereje nti se bari bafite ibyiyumviro karemano by'uko kuza kw'abazungu nta keza byari bibazaniye? Bari bazi se ko atari ubuvandimwe no kubafasha byari bituzanye? Uvanyeho rero Von Gotzen waje witarira amakuru yatanze kandi akaba n'ingirakamaro ku rundi ruhande mu gutuma igice cy'ubwami bw'u Rwanda kitabarizwa ku kanya kuri leta ya Kongo. Aba batatu nibo bari bahuye n'abanyarwanda ku kanya nk'itsinda ry'abakoloni. Mu kanya turareba noneho uburyo Abadage bahinduye icyari nk'ubutegetsi buriho kwizina gusa bagategeka u Rwanda bifashishije ingufu za gisirikare hagati y'1897 na 1906. Uko niko Hans von Ramsey uko byagenze hagati y'ubwami bw'abami bw'Ubudage n'ingoma y'u Rwanda. Ati akimara kumva ibisobanuro byagiye habwaga n'umusemuzi uwo twari twafashe nk'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, yasubije ko n'ubundi yashakaga kuba inshuti n'Abadage ndetse asaba ibaruwa y'uko u Rwanda rurindwa n'Abadage kandi tugasiga n'ibendera ry'Ubudage. Aho imbere yacu yavumye cyane Ababiligi, avuga ko ahangayikishijwe cyane n'imyitwarire yabo yo kugerageza kuvogera ubwami bwe. Ariko nanjye nahise musaba ikimenyetso cy'ubushuti nyabwo, ambwira buhoro asa n'unyongorera ko rubanda aribo bikiba mu biganza umwe akanywa amaraso y'undi nk'igihango. Ibi ko atari kubikora ari umwami, nanjye nkaba umunyacyubahiro n'intumwa y'umwami w'igihangange. Ati abantu nkatwe dufite ubundi buryo bwo gusezerana ubushuti nyabwo. Njye naziritse agashumi k'umugwegwe ahagana mu mayunguyungu ya Yuhi, nawe ampambiriza utugwegwe, ubundi duhana ibiganza. Uko niko ubushuti bwumvikanyeho hagati yanjye n'umwami w'u Rwanda. Hari intego yanjye yari igezweho kandi mu mahoro. Ibi ni byo mu kwezi kwa gatatu 1897 iri tsinda ry'isi intego yaryo yari igezweho mu rugendo Abadage bari bamaze kugirira irunda muri Gitarama, niho umwami yari atuye. Ibaruwa y'Ubudage bwemera kurengera u Rwanda n'ibendera ryabwo ngo cyari ikimenyetso ntasubirwaho. Ariko ibi Umudage Ramsey yabihaye igikomangoma mp'amarugamba ya Mutijima wa Yuhi Gahindiro wari weretswe Abadage ko ari we mwami w'u Rwanda. Nuko Guverineri Ramsey yahise yibwira neza ko umwami w'u Rwanda barangije kubonana kandi yemeye imikoranire yose n'Abadage. Iki ngiki ku ruhande rw'Abadage cyari igikorwa cy'indashyikirwa, kumvikana n'umwami w'u Rwanda rugatakaza ubusugire bwarwo nta guhangana kubayeho ngo Abanyarwanda babe barwana nabo bigire n'ingaruka ku nyungu Abadage barebaga muri Kongo. Ku ruhande rwa Guverineri Ramsey ibyo yavugaga byari byo, ariko n'ubundi kugerageza kwigumura ntibyabuze kubaho. Mu mezi yakurikiyeho ubwo irindi tsinda ry'Abadage ryageraga mu gihugu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ingabo za leta ya Kongo zarahinjiye, ubundi Abanyaburayi bafata umwanya wo kwereka Abanyarwanda iki ingufu za gisirikare bari bafite zihatse. Urwamo n'umuriro w'imbunda mu maso n'amatwi by'Abanyarwanda b'icyo gihe zari inkuba n'imirabyo. arahaguruka yamanuka atirinkeza murego rugina igira urugero uvuga nk'indamuka ngeze mu nkomane za Nyakarengo nubwo nazaga kutogera imyaka narishe kante nyamugiharo na nyiracyo narekerafunga namushishi wa mucuge n'umurengeye niko namuyuje ndakuramya ry'impimba y'abahutu bise nyirazo. Ingabo z'Abanyekongo cyangwa z'Ababiligi bari barahawe Kongo zasahuye icyo gihe mu Kinyaga inshuro nyinshi. Ingabo z'Abanyarwanda kuko zageragezaga kubamenesha zahakubitiwe inshuro. Abanyarwanda batangiye gusobanukirwa neza ko imiheto n'amacumu ntaho byari guhurira n'umuriro w'urusasu rw'imbunda. Aha abazungu batangiye kwiyinjirira mu gihugu ko babonye ntawe babisabiye uburenganzira, yaba umwami cyangwa abatware, ndetse bashinga n'ibigo birimo abasirikare b'Ababiligi i Nyamasheke no hafi ya za Rubengera ku Kivu. Abatware mu Kinyaga n'imiryango yabo muri ibyo bice n'ibibyegereye bahise bahungira ibwami. Umwami nta bubasha yaragisigaranye muri ibyo bice. Ni mu bihe nk'ibi Kapiteni Ramsey, Lieutenant Fonck, Kapiteni Hosman na Sergent Ullman bageze ibwami baherekejwe na askari 112. Abarwanyi bafite imbunda aba Badage bitwazaga nibo bitaga askari. Bari itsinda rinini bafite n'abandi bagera mu 120 babikorereye imizigo. Bakihagera ibwami barakangaranye. Aba Badage bakiranwa ubwoba cyane ko ubwami bwari mu bihe by'imiyoborere igoranye cyane nyuma yo gutanga kwa Kigeli wa kane Rwabugiri
hatangijwe injyane zo kumusimbura n'uwo yari yateganije aricwa. N'ibyumweru bike cyane byari biciyeho Yuhi wa gatanu Musinga yimye ingoma afite imyaka idashyika 17 neza. Musinga yari umwana ategekerwa na nyina Kanjogera na basaza be Kabare na Ruhinankiko. Abanyarwanda bakibonira itsinda ry'Abadage bamwe babihuje n'imvururu zariho zo kumaranira ingoma, ariko nta kintu na kimwe Abadage na kimwe bari babiziho. Nabwo hari haciyeho iminsi bahabuwe bitoroshye n'ibitero byari bimaze iminsi mu Kinyaga cyari cyarigaruriwe na Kongo y'Ababirigi. Mu gihugu hari icyoba gikomeye. Bamwe ngo babonaga ko ako kanya Abadage bari baje kwirukana ubwami bushya bwari bumaze gushingwa. Musinga, Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko nibo batashywe n'ubwoba kwikubitiro. Igihugu cyari mu maboko yabo, nta mahitamo yari ahari. Cyokora nabwo ibwami bemeye kwakira Abadage nyuma y'impaka zamaze iminsi 2. Uyu Mudage Ramsey ntabwo yagombaga guhura n'umwami Musinga wari ukiri muto, kandi nabwo ikihutirwaga ku kanya kwari ukurinda u Rwanda Ababirigi baturutse muri Kongo bakigabiza n'Ikinyaga. Byagombaga kuba ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru. Musinga atari kubonera ubunararibonye imbere y'Abadage. Kanjogera n'abasaza be baratekereje neza basanga icyari gikwiye hari uguhitamo Mpamarugamba akaba ari uganira n'Abadage, abari we bita Yuhi Musinga umwami w'u Rwanda. Igikomangoma Mpamarugamba nawe ngo ntiyabanje kubahuka kumva ko agiye kwemeza ko u Rwanda rushyirwa mu maboko y'Abadage, ariko yatera ijisho ku ngufu z'intambara bari bafite hatigeze yumva mu buzima bwe bwose, agasanga binakwiye noneho ko binyuzwa mu bushuti. U Rwanda rukabona abarurinda Ababirigi binjiye mu gihugu ku ngufu bava muri Kongo, ibyo kubarwanya nabyo byarananiranye. Ibaruwa yanditsemo ko u Rwanda rurinzwe n'Abadage yohererejwe Ababirigi, ariko ubwo Ababirigi bavaga ku butaka bw'u Rwanda mu 1897 byaturutse ahanini ku zindi mpamvu. Ntabwo ari ibaruwa y'ubucuti hagati y'Abanyarwanda n'Abadage yabakanze. Ababirigi baguwe cyane no kurinda ibice binini by'imipaka ku nkengero za Kivu na Tanganyika byari byibasiwe bikomeye n'abarwanyi b'Abanyekongo babarirwaga mu bihumbi 5 babagabyeho ibitero, banasiga icyo gihe ibigo byabo 2 mu Rwanda. Ibi biranasenywa. Urebye aha niho imishinga ya leta ya Kongo y'Ababirigi yo gufata ibindi bice hakurya mu burasirazuba ku butaka bw'u Rwanda yabaye ihagarariye icyo gihe. Abatware bari barahungiye ibwami bahise basubira mu bwatsi bwabo mu Kinyaga. Icyo gihe ibwami ngo baba baribeshye ko kugenda kw'Ababirigi byari bitewe n'ubucuti bari bamaze kugirana n'Abadage. Kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 6 z'ukwa 3 mu 1898 Kapiteni Heinrich Beth yasimbuye Ramsey hamwe n'itsinda ry'abandi Badage bari kumwe na askari 45 n'abikorezi 145 bafite imbunda zabo. Babaye ibwami igatwiko mu cyahoze ari Nyamabuye, ubu ni Muhanga. Aha igikomangoma Mpamarugamba Bete nawe yitaga Yuhi Musinga ngo yaramwegereye aramubwira ati, rwose ntakugondoje wongere dushakire urundi rwandiko nk'urwa mbere tuzongere turwereka Ababirigi nibahirahira bongera kudukandagirira ku butaka, ntitubashaka aha. Heinrich Bete kimwe na Ramsey wari wamubanjirije ngo yirinze guhita abwira Mpamarugamba bitiranyaga na Yuhi Musinga ko Ubudage bwaje gutegeka u Rwanda, ahitamo nawe kubyita ubucuti nyabwo. Aza guhabwa uburenganzira bwo gushinga inkambi za gisirikare z'Abadage ku nkengero z'Ikivu. Bete ati, nasobanuriye neza Yuhi ikibendera ryacu kuri muha byari bisobanuye, mbimubwira mu mvugo itomoye ko icyo nita ubucuti kirenze kure ibimenyetso abona. Aho ngerageza no kumwumvisha ko atari ibintu biriho uyu munsi ngo ejo biveho, ko ari uko bizakomeza no kubazamukomokaho ndetse n'abazansimbura. Anyemerera akabyumva kandi ko agiye kubisobanurira abategeka. Nanamusobanuriye neza ko ibihugu 2 by'Abanyaburayi byamaraniraga igice cy'ubwami bwe, musobanurira neza kandi ko ashobora rimwe kubona igice cy'u Rwanda rwe cyeguriwe leta ya Kongo. Yihutiye kunshishikariza gushinga ibigo by'ingabo ku Kivu aho kugira ngo haze Ababirigi. Heinrich Bete yashimishijwe n'uburyo ibi byose byari bikunze nta mpaka n'imvururu cyangwa se ngo bisabe imirwano. Yumva neza ko u Rwanda rwarangije kwemera gutegekwa n'Abadage. Ibi kandi ngo akabibonera mu buryo ibwami babohererezaga ibiribwa n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Mu buryo bwose u Rwanda n'ubwami bwarwo bari bamaze guhitamo Abadage aho kuba Ababirigi. Yahise yumva neza ko nta mananiza n'imbogamizi zari zo zose azahura nazo muri gahunda yo gukoloniza u Rwanda.
mu bice by'inkengero z'umurongo Tanganyika, Rusizi n'Ikivu. Ababiligi ntibyari kuborohera kongera kuhagaruka ku ruhande rw'u Rwanda, cyane ko hari ibirindiro byinshi bashushubikanywemo n'abarwanyi b'abanyekongo, ndetse bamwe bagahungira ku Badage bari Bujumbura mu Burundi. Mu kwa 11/1898 Abadage bahise bahishingira ibindi bigo bya gisirikare birimo icyashangi mu majyepfo y'u Rwanda n'icya Gisenyi mu majyaruguru. Ntabwo byahereye aha kuko n'ubundi ababiligi bashakaga gukwedura imipaka ya Kongo ikagera hagati mu bwami bw'u Rwanda, kongera kuba inama ziga kuri iki kibazo. Icyifuzo cy'Abadage aba ari cyo gihabwa agaciro. Mu kwa 11/1899 abasirikare bakuru b'ababiligi barimo Eke na Enebert bateguye ibitero ku Badage bari mu burengerazuba bw'u Rwanda bagamije kongera kwisubiza utu duce, birabananira. Nyuma Umudage Bete n'uyu mubirigi Eke barumvikanye tariki ya 23 muri uku kwezi kwa 11 n'ubundi gushotorana kurahagarikwa, ariko ikibazo gikomeza kugumaho. Noneho tariki ya 10 mu kwa 4/1900 Ubudage n'Ububirigi bashinga komisiyo ihuriweho cyo kuza kwiga ikibazo cy'imipaka hagati ya Kongo mbirigi n'ubwami bw'u Rwanda rwiragije Abadage. Iyi komisiyo yaje kurangiza imirimo yabo. Ababiligi nabo bemerewe gushinga ibigo bibiri mu Rwanda, kimwe icyangugu, ikindi gishyirwa ahitwa Nyakagunda mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Mu ntangiriro ubutegetsi bw'Abadage no gukoloniza u Rwanda byagaragajwe ku rundi ruhande n'uburyo batuye mu gihugu bitabasabye uruhushya rufatika rw'umwami. Hagakurikiraho abandi banyaburayi bakomeje kwinjira mu gihugu n'itsinda ry'umushakashatsi Richard Kant, kimwe n'abamisiyoneri. Nko mu 1898 nyuma gato y'uruzinduko rwa Henry Chibet wari uhagarariye Ubudage, aba Père Blanc White Fathers bakunze kwita ko ari abapadiri bera mu Banyarwanda. Aba bahise bohereza mu Rwanda amatsinda y'abakristu b'Abagande, ariko kuri inshuro none ibwami ntibariye indimi. Bababwiye ko Abanyaburayi bose bibwira ko bazinjira mu Rwanda n'ubukoloni bwabo rutazabakira na rimwe. Ariko tariki 2 kwa 1900 abapadiri bera baje mu Rwanda baherekejwe na askari 2 gusa n'umusemuzi, intwari itagamburuzwa bari bitwaje n'ibaruwa ya Henry Chibet. Ibwami bakiyibona nta kindi cyakurikiyeho, bahise bemera ko abapadiri batangira yogeza butumwa rya gikristo mu Rwanda. Ubwo Mpamarugamba wari wagaragajwe icyo gihe nkaho ari we mwami, yemera neza ko bazabaha ahubwo ubufasha bwose bukenewe ngo misiyoni zishingwe. Abadage uburyo binjiye mu Rwanda bo bari bazi neza ko baje kurutegeka ndetse no kurukoloniza, ariko uburyo babikozemo ntibajye mu byo kuvuguruza ubutegetsi bw'umwami ako kanya. Ubukoloni bukozwe mu ishusho y'ubucuti ku Badage ringiri ryari turufu bakoresheje imyaka myinshi, aho bari baragiye bira hose ku mugabane wa Afurika. Ubwami bukagumaho, bakereka umwami ko bafite ingufu n'ububasha bwo gufata ibyemezo uko babishaka, atari ngombwa ko agira icyo abivugaho cyangwa ngo bakore ibintu uko abyifuza. Ukuri k'umwami we yategekaga Abanyarwanda, Abadage nabo bagategeka u Rwanda banasimburanwa rimwe nta n'ibyo azi. Aha u Rwanda rwari ruyobowe na Ramsay kugeza mu 1901, aza gusimburwa na Henry Chibet kuva mu gice cya nyuma cy'1901 no mu 1904 kugeza mu 1907. Naho Kapiteni Von Grauwert niwe wari uyoboye u Rwanda ku nyungu z'Abadage guhera mu 1902 kugeza mu 1904. Hazana Kapiteni Von Bering kuva mu 1901, ubwo umwe mu basirikare bakuru b'Abadage yaturaga ishangi. Nibwo mu Rwanda hari hageze Umudage ukuriye inyungu z'ubukoloni mu buryo buhoraho. Mu gatabo ke yandikagamo amabanga bwite, Kapiteni Robert von Krieg wari ishangi mu 1901 n'1902 atanga ishusho y'uko byari bimeze icyo gihe n'uko ubutegetsi bw'ubukoloni bw'Abadage bwari bwifashe. Uyu mukapiteni w'Umudage we yatangiye akazi ke mu Rwanda yubaka amazu, atangiza n'imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abaturage bagombaga koherezwa bava mu Rwanda cyangwa mu Burundi bagakora ndetse bakegereza abubatsi b'Abadage ibyo kubakisha. Nahasoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi. Igice cya mbere ku mwaduko w'Abanyaburayi mu Rwanda, ubwa mbere mu mateka Abanyarwanda bahura n'abazungu n'intangiriro z'ubukoloni. Mu gice cya kabiri kuri iyi ngingo tuzagaruka birambuye ku bikorwa by'Abadage n'ubutegetsi bwabo mu Rwanda, bwibanza ahanini ku guhana abigumuye n'abatarashakaga gukurikiza amategeko yari ariho icyo gihe. Tuzagaruka no ku bikorwa by'Abadage mu buryo bufatika n'ibikiriho bigaragaza nibura ko baciye mu gihugu. Hifashishije igitabo Au plus profond de l'Afrique, le Rwanda et la colonisation allemande, 1885 kugeza mu 1919, ndetse n'inyandiko nyinshi zagiye zishyirwa ahagaragara n'Abadage banyuze mu Rwanda. Hari igitekerezo ufite ku kiganiro ibirari by'ubutegetsi, ntuzuyaze kwandika ubutumwa wohereza kuri 0722 no kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Naho ubutaha, salam shalom.